Yesu ngwino tubere urukingo rudukingira, abari wowe bo kuturinda mu bihe nk'ibi bikomeye. Imbaraga irimburaga tuyikumire, idukize uyidusukire, dufate udukomeze kandi nuturekure, muri wowe niho tubonera amahoro. Yesu ngwino tubere urukingo rudukingira, abari wowe bo kuturinda mu bihe nk'ibi bikomeye. Imbaraga irimburaga tuyikumire, idukize uyidusukire, dufate udukomeze kandi nuturekure, muri wowe niho tubonera amahoro. Tugera igihe twakaruhutse tukongera tukaruha, twagera igihe twakanezerewe maze tukababara, twagira ngo twirinze bimwe hakazira ibindi bishya, tutabaje izina ryawe Mana kugira icyo dukorera. Yesu ngwino tubere urukingo rudukingira, abari wowe bo kuturinda mu bihe nk'ibi bikomeye. Imbaraga irimburaga tuyikumire, idukize uyidusukire, dufate udukomeze kandi nuturekure, muri wowe niho tubonera amahoro. Yesu ngwino tubere urukingo rudukingira, abari wowe bo kuturinda mu bihe nk'ibi bikomeye. Imbaraga irimburaga tuyikumire, idukize uyidusukire, dufate udukomeze kandi nuturekure, muri wowe niho tubonera amahoro. Dukora ibishoboka byose dushaka icyadukingira, ibyorezo ndetse n'ibiza tugirira muri iyi si, bimwe tukabigeraho tukagira n'ubuzima, ariko iherezo n'ubundi rikaba ibyo kubura. Yesu we, Yesu ngwino tubere urukingo rudukingira, abari wowe bo kuturinda mu bihe nk'ibi bikomeye. Imbaraga irimburaga tuyikumire, idukize uyidusukire, dufate udukomeze kandi nuturekure, muri wowe niho tubonera amahoro. Yesu we, Yesu ngwino tubere urukingo rudukingira, abari wowe bo kuturinda mu bihe nk'ibi bikomeye. Imbaraga irimburaga tuyikumire, idukize uyidusukire, dufate udukomeze kandi nuturekure, muri wowe niho tubonera amahoro. Abimanitari abarinzi babera amaso ubusa, aho mugangari manitari muganga nacyo yakora. Kuba tukiriho uyu munsi ntabwo imbaraga z'umuntu, kuba tukiriho uyu munsi ni muwezi uhoraho. Reka ubugingo bwacu tubwegurire Imana, impagarike yacu yose tuyegurire Imana. aho Imana itari, aho Imana itari abarinzi babera amaso ubusa, aho mugangari manitari muganga nacyo yakora. Kuba tukiriho uyu munsi ntabwo ari imbaraga z'umuntu, kuba tukiriho uyu munsi ni muwezi uhoraho. reka ubugingo bwacu
bwacu tubwegurire Imana, impagarike yacu yose tuyegurire Imana. reka ubugingo bwacu tubwegurire Imana, impagarike yacu yose tuyegurire Imana. reka ubugingo bwacu tubwegurire Imana, impagarike yacu yose tuyegurire Imana. Igisubizo imitima ya benshi yamaze gushenjagurika, ikibazo cy'urushako ushatse nawe akakunanira, ikibazo cy'urubyaro abubyaye bakaba ibirungo, ikibazo cy'imfu nyinshi z'amakimbirane mu miryango, ikibazo cy'ubukene hirya no hino ku isi. Ariko nimuhumure, hari umunsi bizarangira. Aya marira turera tuzayahozwa, aka gahinda dufite tuzagashira, nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Aya marira turera tuzayahozwa, aka gahinda dufite tuzagashira, nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Umuntu aba afite umuryango umukunda nawe akawukunda, mu kanya gato ko guhombya akagira imfubyi cyangwa incike, Satani agakorera mu bantu bakica abantu rw'agashinyaguro, n'ibibazo ingaruka zizabaho nyuma yo gukora ayo marorerwa. Nibaza abo bakoze mu byumba kugira ngo bahemuke bigezaho, Satani acurika imitima yabo maze bagakora ibidakwiye. Ariko nimuhumure, hari umunsi bizarangira. aya marira turera tuzayahozwa, aka gahinda dufite tuzagashira, nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. aya marira turera tuzayahozwa, aka gahinda dufite tuzagashira, nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. Nubwo isi dukina ku mubyimba ikarushaho kudusharirira, Yesu ari hafi nimuhumure. ubwoba nibushire, Yesu yavuye mu gituro, na mwenda w'icyaha nyibamo,
Yesu yaranyishyuriye. Ubwoba nibushire, Yesu yavuye mu gituro, nta mwenda w'icyaha nkibamo. Yesu yaranyishyuriye. Ubwoba nibushire, Yesu yavuye mu gituro, nta mwenda w'icyaha nkibamo. Yesu yaranyishyuriye. Umwami wanjye, umwami wankunze, umwami w'abene y'amaraso, yasize byose n'icyubahiro, aje gushaka njye munyabyaha. ubwoba nibushire, ubwoba nibushire, Yesu yavuye mu gituro, nta mwenda w'icyaha nkibamo. Yesu yaranyishyuriye. ubwoba nibushire, ubwoba nibushire, Yesu yavuye mu gituro, nta mwenda w'icyaha nkibamo. Yesu yaranyishyuriye. yaneguriye aho kuba heza, yaneguriye amazu y'igiciro. Umwami wanjye ntacyo atakoze ngo twibanire. ubwoba nibushire, ubwoba nibushire, Yesu yavuye mu gituro, nta mwenda w'icyaha nkibamo. Yesu yaranyishyuriye. ubwoba nibushire, ubwoba nibushire, Yesu yavuye mu gituro, nta mwenda w'icyaha nkibamo. Yesu yaranyishyuriye. Umwenda warungingirije ahera, watabutsemo kabiri ngo nigireyo. ubwoba nibushire, Yesu yavuye mu gituro, nta mwenda w'icyaha nkibamo. nawo Yesu yaranyishyuriye. Yesu yaranyishyuriye. Yesu yaranyishyuriye. Yesu yaranyishyuriye. Nitwifuza kuririmbira mwese gusa, turifuza kuzaririmbira mu ijuru, turi kumwe n'abamarayika badacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. Nitwifuza kuririmbira mwese gusa, turifuza kuzaririmbira mu ijuru, turi kumwe n'abamarayika badacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. impano waduhaye Yesu nyinshi zitandukanye, iyo kuririmba niyo twimirije imbere. turinda umwanzi sekibi, watuvangira akaduteza umutima, muwo yageze akaduteza ubwibone. nk'uko yageze turifuza kuzagusanganira, ubwo uzatunguka ku bicu. Nitwifuza kuririmbira mwese gusa,
turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika batacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje ntitwifuza kuririmbira mw'isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika batacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje bizanezeza birenze ningera heza mu ijuru ndi kumwe n'umwami wanjye Yesu wambambiwe adushimira imirimo myiza twakoze ati ntimwacitse intege mu bikomeye ati mwirinze icyaha n'igisa nacyo mwabaye intwari murabiharanira nimwinjire mu munezero wa shobuja ntitwifuza kuririmbira mw'isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika batacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje ntitwifuza kuririmbira mw'isi gusa turifuza kuzaririmbira mu ijuru turi kumwe n'abamarayika batacumuye turirimba indirimbo z'abanesheje bizaba ari umunezero nitugerayo uyobowe n'umwami Yesu dutabarutse amarira n'agahinda tubisezeye imana no gupfusha ntibizabayo bizaba ari umunezero nitugerayo uyobowe n'umwami Yesu dutabarutse amarira n'agahinda tubisezeye imana no gupfusha ntibizabayo 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 mbona niyicaye kuriya ntebe igitabo mu kuboko kw'iburyo cyanditswe imbere n'inyuma cyari gifatanishijwe ibimenyetso birindwi habura umuntu n'umwe mw'ijuru no mw'isi wakibumbura ariko wirira tuzi umutima intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje babumbura icyo gitabo amenya ibimenyetso bigifatanishijwe maze yima ingoma ariko wirira tuzi umutima intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje babumbura icyo gitabo amenya ibimenyetso bigifatanishijwe maze yima ingoma wagize ngurihanye wiyeguriye Kristo Satani ararakara agira ngo akurimbure yohereza ingabo ze mazima n'ikinga ukuboko na
babumbura icyo gitabo, amenya ibimenyetso bigifatanishijwe, maze yima ingoma. Ariko wirira tuzi umutima, intare yo mu muryango wa Yuda aranesheje. Babumbura icyo gitabo, amenya ibimenyetso bigifatanishijwe, maze yima ingoma. Dore urubanza kuri bose ubu rwaratangiye, niba ugifite umutima ukomangagira n'ingoga. Dore dayimoni igitunguro ari gutungura benshi, bagapfa nta byiringiro by'ubugingo buhoraho. Twari dukwiriye kwisuzuma, tukiyegurira Kristo, akatugira abaragwa b'ijuru nta gushidikanya. Dore urubanza kuri bose ubu rwaratangiye, niba ugifite umutima ukomangagira n'ingoga. Dore dayimoni igitunguro ari gutungura benshi, bagapfa nta byiringiro by'ubugingo buhoraho. Twari dukwiriye kwisuzuma, tukiyegurira Kristo, akatugira abaragwa b'ijuru nta gushidikanya. Dore urubanza kuri bose ubu rwaratangiye, niba ugifite umutima ukomangagira n'ingoga. Dore dayimoni igitunguro ari gutungura benshi, bagapfa nta byiringiro by'ubugingo buhoraho. Twari dukwiriye kwisuzuma, tukiyegurira Kristo, akatugira abaragwa b'ijuru nta gushidikanya. Umubyeyi yabyaye umwana amuruhije, akora uko ashoboye kose ngo amukuze. Yakoraga umunsi wose ari wakorera, yemeraga kuvunika cyane kugira ngo abeho, ariko igiteye agahinda uwo mwana akuze yirengagije ibyo mama wiwe yamukoreraga. Afite intimba barababaye cyane, iyo babonye twabaye ibirara, tukanywa itabi, inzoga n'ubusambanyi. Arahangayitse kubera twe, afite intimba barababaye cyane, iyo babonye twabaye ibirara, tukanywa itabi, inzoga n'ubusambanyi. Arahangayitse kubera twe. Uwo mwana yagize inshuti mbi, ziramurarura, zimushora mu biyobyabwenge. Akiri muto byamugize koronike, icintekerezo nta cyerekezo cy'ahazaza muri wafite, aho gushaka umwami Yesu wamubera inshuti. Yahisemo inzoga n'uburaya no kunywa urumogi. Afite intimba barababaye cyane, iyo babonye twabaye ibirara, tukanywa itabi, inzoga n'ubusambanyi.
barahangayitse kubera twe. bafite intimba barababaye cyane iyo babonye twabaye ibirara tuganywa itabi inzoga n'ubusambanyi. Barahangayitse kubera twe. Ugihumeka nuko Yesu akigukunda, nawe ubundi umwanzi we ashaka ko wapfa uhagaze, agukoresha ibibi nyuma akakwishima hejuru. Reka ibiyobyabwenge bitugira amagara mazima, reka ibiyobyabwenge ejo hawe hazabe heza. Reka ibiyobyabwenge Yesu aragukeneye. kuba ugihumeka nuko Yesu akigukunda, nawe ubundi umwanzi we ashaka ko wapfa uhagaze, agukoresha ibibi nyuma akakwishima hejuru. Reka ibiyobyabwenge bitugira amagara mazima, reka ibiyobyabwenge ejo hawe hazabe heza. Reka ibiyobyabwenge Yesu aragukeneye. kuba ugihumeka nuko Yesu akigukunda, nawe ubundi umwanzi we ashaka ko wapfa uhagaze, agukoresha ibibi nyuma akakwishima hejuru. Reka ibiyobyabwenge bitugira amagara mazima, reka ibiyobyabwenge ejo hawe hazabe heza. Reka ibiyobyabwenge Yesu aragukeneye. Twari twiteze, twari twateguye, twari twapanze mu igenamigambi, coronavirusi ni wari urimo. Umwaka benshi bari bazi kuzaba uburyohe, ubaye ububihe, amarira menshi n'umuborogo. Mana we ni wowe uzi byose kandi nawe ukingwa, impamvu z'iki cyorezo. Coronavirusi nuko watubabaje, waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite. Kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Coronavirusi nuko watubabaje, waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru. Ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite. Kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Ibibazo bisanzwe duhura n'intambara, tugahungira mu bihugu bitayifite. Coronavirusi waje utandukanye, iyo
twari twiteze kwisabiye ubukire ibaye igihombo, ubukene bwinshi n'inzara. Mana we ni wowe uzi byose kandi nawe ukingwa, uzi impamvu z'iki cyorezo koronavirusi. Nubwo watubabaje waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mw'ijuru. Ibyo muntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mw'isi na gakondo tuhafite, nayo kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. Koronavirusi nubwo watubabaje waranatuzinuje, wadukumbuje igihugu cyiza cyo mw'ijuru. Ibyo muntu yibarira bihinduka mu kanya gato. Twarebye kure dusanga mw'isi na gakondo tuhafite, nayo kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro. duhura n'intambara, ibyorezo bitunguranye, tugahora tubura abacu twakundaga. Humure siko bizahora, ni vuba tugataha. Ubwo duhura n'intambara, ibyorezo bitunguranye, tugahora tubura abacu twakundaga. Humure siko bizahora, ni vuba tugataha. Uwize amashuri menshi ukarangiza, ukabona impamyabumenyi y'ibyo wigiye, ese wabonye iza kugeza mw'ijuru? Niba ari nayo tangira uyikorere, shakisha buruse za kugeza mw'ijuru. Wigumya gutindiganya mu by'isi, dore turi mw'isi turabasuke, gakondo yacu ntiyaheza mw'ijuru. Shakisha buruse za kugeza mw'ijuru, wigumya gutindiganya mu by'isi, dore turi mw'isi turabasuke, gakondo yacu ntiyaheza mw'ijuru. Uwize amashuri menshi ukarangiza, kuki utamenya n'iherezo ryawe? Uziga none n'ujya umenya iby'ejo, ukwiye kuba mu bwihisho bw'Imana. Shakisha buruse za kugeza mw'ijuru, wigumya gutindiganya mu by'isi, dore turi mw'isi turabasuke, gakondo yacu ntiyaheza mw'ijuru. Shakisha buruse za kugeza mw'ijuru, wigumya gutindiganya mu by'isi, dore turi mw'isi turabasuke, gakondo yacu ntiyaheza mw'ijuru.
benshi bari kwirukanka mu by'isi, ubifite none si ubitunga ejo. Mwari mukwiriye kwicara mukamenya ko ku isi nawe ufite icyo yitike. Shakisha burusi za kugeza mu ijuru, wigumya gutindiganya mu by'isi. Dore turi mu isi turabasuke, gakondo yacu ntiyaheza mu ijuru. Shakisha burusi za kugeza mu ijuru, wigumya gutindiganya mu by'isi. Dore turi mu isi turabasuke, gakondo yacu ntiyaheza mu ijuru. Umunsi z'inamba zizaba zarangiye, nibwo tuzirata ko dufite amahoro. Umunsi uyu mubi tuzaba twawambuwe, nibwo tuzirata ko dufite ubuzima. Umunsi ururu ruzaba rwakuwe, nibwo tuzirata ko dufite kubaho. Umunsi z'inamba zizaba zarangiye, nibwo tuzirata ko dufite amahoro. Umunsi uyu mubi tuzaba twawambuwe, nibwo tuzirata ko dufite ubuzima. Umunsi ururu ruzaba rwakuwe, nibwo tuzirata ko dufite kubaho. Shakisha burusi za kugeza mu ijuru, wigumya gutindiganya mu by'isi. Dore turi mu isi turabasuke, gakondo yacu ntiyaheza mu ijuru. Isi ifite ibibazo byaburiwe umuti n'igisubizo. Imitima ya benshi yamaze gushenjagurika. Ikibazo cy'urushako, ushatse nawe akakunanira. Ikibazo cy'urubyaro, abubyaye bakaba ibirungo. Ikibazo cy'imfu nyinshi z'amakimbirane mu miryango. Ikibazo cy'ubukene hirya no hino ku isi. Ariko nimuhumure, hari umunsi bizarangira. Aya marira turera tuzayahozwa, aka gahinda dufite tuzagashira. Dukisi dukina ku mubyimba, ikarushaho kudusharirira. Yesu ari hafi, nimuhumure. Aya marira turera tuzayahozwa, aka gahinda dufite tuzagashira. Dukisi dukina ku mubyimba, ikarushaho kudusharirira. Yesu ari hafi, nimuhumure. Umuntu aba afite umuryango, umukunda nawe akawukunda, mukajya gatonga ko guhombya, akagira ibipfubyi cyangwa incike. Satani agakorera mu
bakica abantu rw'agashinyaguro n'ibibazo ingaruka zizabaho nyuma yo gukora ayo marorerwa nibaza abo bakoze mu byumba kugira ngo bahemuke bigezaho satani acurika imitima yabo maze bagakora ibidakwiye ariko nimuhumure hari umunsi bizarangira aya marira turera tuzayahozwa aka gahinda dufite tuzagashira tugisi dukina ku mutima ikarushaho kudusharira yesu ari hafi nimuhumure aya marira turera tuzayahozwa aka gahinda dufite tuzagashira tugisi dukina ku mutima ikarushaho kudusharira yesu ari hafi nimuhumure tugisi dukina ku mutima ikarushaho kudusharira yesu ari hafi nimuhumure tugisi dukina ku mutima ikarushaho kudusharira yesu ari hafi nimuhumure tugisi dukina ku mutima ikarushaho kudusharira yesu ari hafi nimuhumure birindwi habura umuntu n'umwe mw'ijuru no mw'isi wakibumbura ariko wirira tuzi umutima intare yo mu muryango wa yuda aranesheje babumbura icyo gitabo amenya ibimenyetso bigifatanishijwe maze yimya ingoma ariko wirira tuzi umutima intare yo mu muryango wa yuda aranesheje babumbura icyo gitabo amenya ibimenyetso bigifatanishijwe maze yimya ingoma ngurihanye wiyeguriye Kristo satani ararakara agira ngo akurimbure yohereza ingabo ze mazima n'ikinga ukuboko na n'ubu ararwana binyuze mu mitima y'abatarahinduka ariko wirira tuzi umutima intare yo mu muryango wa yuda aranesheje babumbura icyo gitabo amenya ibimenyetso bigifatanishijwe maze yimya ingoma ariko wirira tuzi umutima intare yo mu muryango wa yuda aranesheje babumbura icyo gitabo amenya ibimenyetso bigifatanishijwe maze yimya ingoma dore urubanza kuri bo
n'igitunguru ari gutungura benshi bagapfa nta byiringiro by'ubugingo buhoraho. Twari dukwiriye kwisuzuma tukiyegurira Kristo akatugira abaragwa b'ijuru nta gushidikanya. Dore urubanza kuri bose ubu rwaratangiye, niba ugifite umutima ukomangagira n'ingoga. Dore dayimoni igitunguru ari gutungura benshi bagapfa nta byiringiro by'ubugingo buhoraho. Twari dukwiriye kwisuzuma tukiyegurira Kristo akatugira abaragwa b'ijuru nta gushidikanya. Dore urubanza kuri bose ubu rwaratangiye, niba ugifite umutima ukomangagira n'ingoga. Dore dayimoni igitunguru ari gutungura benshi bagapfa nta byiringiro by'ubugingo buhoraho. twari dukwiriye kwisuzuma tukiyegurira Kristo akatugira abaragwa b'ijuru nta gushidikanya. Indwara z'imibiri n'iz'imitima Yesu arazivura. Uwo muganga w'umuhanga nta ndwara n'imwe ikimunanira. Yakizaga Yesu abafite ubumuga bwo kutagenda bakagenda. Yakizaga abafite ubumuga bwo kutareba bakareba. Yesu nawe wamusanze wamusaba ubufasha ngo umwibe. Uwo muganga w'umuhanga nta ndwara n'imwe ikimunanira. Yakizaga Yesu abafite ubumuga bwo kutagenda bakagenda. Yakizaga abafite ubumuga bwo kutareba bakareba. Yesu nawe wamusanze wamusaba ubufasha ngo umwibe. Uwo muganga w'umuhanga nta ndwara n'imwe ikimunanira. Umusirikare w'umurombi yamutakiraga atakana kandi karwaye kandi kari bugufi gupfa. Ukwizera k'uwo musirikare Yesu yaramukijije. Nawe n'umwizera uyu munsi aragukorera ibikomeye. Yakizaga Yesu abafite ubumuga bwo kutagenda bakagenda. Yakizaga abafite ubumuga bwo kutareba bakareba. Yesu nawe wamusanze amusaba ubufasha ngo umwibe. Uwo muganga w'umuhanga nta ndwara n'imwe ikimunanira. Yakizaga Yesu abafite ubumuga bwo kutagenda bakagenda. Yakizaga abafite ubumuga bwo kutareba bakareba. Yesu nawe wamusanze wamusaba ubufasha ngo umwibe. Uwo muganga w'umuhanga nta ndwara n'imwe ikimunanira. Ikwiriye buri wese no kwiboneza igihe agihumeka, kugira ngo kurya munsi ubwo abasinziriye bazakanguka. Tuzabane n'Umwami Yesu indwara n'urupfu birangiye.
tuzakina urupfu k'umubyimba tuzi kunesha kwawe kurihe ntacyo tuzaburira mu rugo bwami bwo mu ijuru kuzabura muri byo byiza ni ukunyagwa sigarira tuzahora twese tuzahora turirimba indirimbo z'abanesheje tuzakina urupfu k'umubyimba tuzi kunesha kwawe kurihe ntacyo tuzaburira mu rugo bwami bwo mu ijuru kuzabura muri byo byiza ni ukunyagwa sigarira kuzabura muri byo byiza ni ukunyagwa sigarira kuzabura muri byo byiza ni ukunyagwa sigarira ntuzabureyo wize amashuri menshi ukarangiza ukabona impamyabumenyi y'ibyo wigiye ese wabonye iza kugeza mu ijuru niba ari nayo ntangira uyikorere shakisha buruse iza kugeza mu ijuru wigumya gutindiganya mu by'isi dore turi mwese turabasuke gakondo yacu ntiyaheza mu ijuru shakisha buruse iza kugeza mu ijuru wigumya gutindiganya mu by'isi dore turi mwese turabasuke gakondo yacu ntiyaheza mu ijuru amashuri menshi ukarangiza kuki utamenya n'iherezo ryawe uziga none umenye iby'ejo ukwiye kuba mu bwihisho bw'Imana shakisha buruse iza kugeza mu ijuru wigumya gutindiganya mu by'isi dore turi mwese turabasuke gakondo yacu ntiyaheza mu ijuru shakisha buruse iza kugeza mu ijuru wigumya gutindiganya mu by'isi dore turi mwese turabasuke gakondo yacu ntiyaheza mu ijuru benshi bari kwirukanka mu by'isi ubifite none si ubitunga ejo mwari mukwiriye kwicara mukamenya ko ku isi nawe ufite icyo yitike shakisha buruse iza kugeza mu ijuru wigumya gutindiganya mu by'isi dore turi mwese turabasuke gakondo yacu ntiyaheza mu ijuru shakisha buruse iza kugeza mu ijuru wigumya gutindiganya mu by'isi dore turi mwese turabasuke
uyu mubi tuzaba twawambu niko tuzirata ko dufite ubuzima umunsi ururu tuzaba rwakuwe niko tuzirata ko dufite kuba shakisha kurusiza kugeza mw'ijuru wigumya gutindiganya mu by'isi dore turi mw'isi turabasuke gakondo yacu ntiyaheza mw'ijuru amuruhije akora uko ashoboye kose bamukuze yakoraga umunsi wose ari wakorera yemeraga kuvunika cyane kugira ngo abeho ari kwigiteye agahinda uwo mwana akuze yirengagije ibyo mama wiwe yamukoreraga afite intimba arababaye cyane iyo babonye twabaye ibirara tukanywa itabi inzoga n'ubusambanyi arahangayitse kubera twe afite intimba arababaye cyane iyo babonye twabaye ibirara tukanywa itabi inzoga n'ubusambanyi arahangayitse kubera twe uwo mwana yagize inshuti mbi ziramurarura zimushora mu biyobyabwenge akiri muto namugize koronike icintekerezo nta cyerekezo cyazaza muri wafite aho gushaka umwami Yesu wamubera inshuti yahisemo inzoga n'uburaya no kunywa urumogi afite intimba barababaye cyane iyo babonye twabaye ibirara tukanywa itabi inzoga n'ubusambanyi arahangayitse kubera twe bafite intimba barababaye cyane iyo babonye twabaye ibirara tukanywa itabi inzoga n'ubusambanyi arahangayitse kubera twe ugihumeka nuko Yesu akigukunda nawe ubundi umwanzi we ashaka ko wapfa uhagaze agukoresha ibibi nyuma akakwishima hejuru reka ibiyobyabwenge bitugira amagara mazima reka ibiyobyabwenge ejo hawe hazabe heza reka ibiyobyabwenge Yesu aragukeneye kuba ugihumeka nuko Yesu akigukunda nawe ubundi umwanzi we ashaka ko wapfa uhagaze
agukoresha ibibi nyuma akakwishima hejuru. Reka ibiyobyabwenge bitugira amagara mazima. Reka ibiyobyabwenge ejo hawe hazabe heza. Reka ibiyobyabwenge Yesu aragukeneye. kuba ugihumeka nuko Yesu akigukunda. nawe ubundi umwanzi we ashaka ko wapfa uruhagaze. agukoresha ibibi nyuma akakwishima hejuru. Reka ibiyobyabwenge bitugira amagara mazima. Reka ibiyobyabwenge ejo hawe hazabe heza. Reka ibiyobyabwenge Yesu aragukeneye. Nitwifuza kuririmbira mwese gusa, turifuza kuzaririmbira mw'ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. Nitwifuza kuririmbira mwese gusa, turifuza kuzaririmbira mw'ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. impano waduhaye Yesu nyinshi zitandukanye, iyo kuririmba niyo ntimirije imbere. turinda umwanzi sekibi watuvangira akaduteza umutima, nk'uwo yageze akaduteza ubwibone. nk'uko yageze turifuza kuzagusanganira, ubwo uzatunguka ku bicu. Nitwifuza kuririmbira mwese gusa, turifuza kuzaririmbira mw'ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. Nitwifuza kuririmbira mwese gusa, turifuza kuzaririmbira mw'ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. bizanezeza birenze, ningera heza mw'ijuru, ndi kumwe n'umwami wanjye Yesu wambambiwe, adushimira imirimo myiza twakoze, ati ntimwacitse intege mu bikomeye, ati mwirinze icyaha n'igisa nacyo, mwabaye intwari murabiharanira, nimwinjire mu munezero wa shobuja. Nitwifuza kuririmbira mwese gusa, turifuza kuzaririmbira mw'ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. Nitwifuza kuririmbira mwese gusa, turifuza kuzaririmbira mw'ijuru, turi kumwe n'abamarayika batacumuye, turirimba indirimbo z'abanesheje. bizaba ari umunezero nitugerayo, tuyobowe n'umwami Yesu, dutabarutse amarira n'agahinda
n'agahinda tubisezeye indwara no gupfusha ibizabayo 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 ibizabayo. twari twiteze twari twateguye twari twapanze mu igenamigambi koronavirusi ni wari urimo mpaka benshi bari bazi kuzaba uburyohe ubaye ububihe amarira menshi n'umuburo gumana we ni wowe uzi byose kandi nawe ukingwa impamvu z'iki cyorezo koronavirusi nubwo watubabaje waranatuzinuje wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro koronavirusi nubwo watubabaje waranatuzinuje wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite muri Yesu niho tubona uburuhukiro bibazo bisanzwe duhura n'intambara tugahungira mu bihugu bitayifite koronavirusi wajutandukanye siyo twari twiteze kwisabiye ubukire ibaye igihombo ubukene bwinshi n'inzara mana we ni wowe uzi byose kandi nawe ukingwa uzi impamvu z'iki cyorezo koronavirusi nubwo watubabaje waranatuzinuje wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite nayo kuba muri Yesu niho tubona uburuhukiro koronavirusi nubwo watubabaje waranatuzinuje wadukumbuje igihugu cyiza cyo mu ijuru ibyo umuntu yibarira bihinduka mu kanya gato twarebye kure dusanga mu isi nta gakondo tuhafite nayo kuba muri Yesu niho tubona